urukundo mwami wankunze rurakomeye cyane ntawarurondora wemeye kuza mw'isi upfira ibyaha byanjye uri umukiranutsi mwami ndaguhimbaza agaciro k'amaraso wavuye uzira ububi bwanjye ntawakarondora wamanitswe ku giti wambara ubusa mubyeyi Yesu ndagushimiye mbikuye ku mutima njya nibuka icumu watewe dawe imisumari watewe ndetse n'ikamba ry'amahwa wahinduwe ikivume wakubiswe ibiboko wahemuwe utyo mukunzi ishimwe n'iribi ryawe ntabwo wishwe n'inkoni wakubiswe ntabwo wishwe n'icumu watewe mu rubavu ahubwo waturitse uzira ibyaha byacu umutwaro w'ibyaha niwo waguhuhuye nyuma y'ibyo twihaniye ibyaha byacu twemere kubaturwa mu bubata bw'icyaha niba tutabikoze dutegereze urubanza kandi ntituzarutsinda Yesu atari kumwe natwe nyuma y'ibyo twihaniye ibyaha byacu twemere kubaturwa mu bubata bw'icyaha niba tutabikoze dutegereze urubanza kandi ntituzarutsinda Yesu atari kumwe natwe 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 niba tutabikoze dutegereze urubanza kandi ntituzarutsinda Yesu atari kumwe natwe